Bismillah data mana rujaga jifu nimujirama oro bakristo bavandimwe nimumfashe tubanze twakire kandi bikaze musenyeri wacu umwepiskopi wacu uje kuduturira igitambo cy'Ukaristiya duhimbaza yubile y'impurirane by'umwihariko tugahimbaza y'amasakaramentu y'ibanze ndetse tukanahimbaza umunsi mukuru wa paruwasi yacu kwibuka Mutagatifu Francisco Saveri umwogezabutumwa kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwogezabutumwa. Tumwakirize ishimwe. Basaserdoti bihayimana namwe mwese bashitse bahire turabakiriye mwese muri isanga isengesho ryacu tugeze ku Mana dufite umutima ukeye kandi himbaje. Musenyeri turadukoreza igitambo cy'Ukaristiya. Bakristo bavandimwe, uyu ni umunsi mukuru cyane muri diyoseze yacu aho duhimbaza yubile mu rwego rw'amasakaramentu y'ibanze, batisimu, gukomezwa n'Ukaristiya. Tukaba dushimishijwe rero no kuba tuje hano muri paruwase ya Kanaba iri mu munsi mukuru w'iyi paruwase. Mbere ya byose rero twifuriza yubile nziza abantu bose bafite yubile y'ayo masakaramentu yumvikana, twifuriza n'umunsi mwiza paruwase ya Kanaba yaragizwe Mutagatifu Francisco Saveri. Twifatanyije na Kiliziya kuri uyu munsi mpuzamahanga w'ivugabutumwa. Uyu munsi tukaba dufite umugisha wo guhimbaza amasakaramentu, isakaramentu ry'abatisimu, Ukaristiya ya mbere no gukomezwa
kuri abavandimwe bacu babiteguye tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwumvisha uburyo Yesu ahamagara agatuma abashatse, tukaba tuzi neza ko umuhamagaro ugenewe abantu bose. Ni mucyo rero dutegura imitima yacu kugira ngo dushobore kumva iryo jambo, dushobore no guhimbaza amasakaramentu dufite umutima wikoreye n'Imana. Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitubabarire kidukize ibyaha byacu maze azure ubugingo bw'iteka.
reba n'impuhwe imirima yawe yeza ari myinshi, uyoherezemo abakozi bahagije kugira ngo ivanjiri yamamazwe mu bantu bose, kandi imbaga yawe ikoranira kumva ijambo ryawe ritanga ubugingo, igakomezwa n'ububasha bw'amasakaramentu. Yesu umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yongera kubabwirira mu migani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we, agatuma abagaragu be guhamagara abatumiwe mu bukwe, ariko banga kuza. Nuko yongera gutuma abandi bagaragu kugira ngo babwire abatumiwe bati, dore nateguye amazimano, ibimasa byanjye n'amatungo yanjye mishishe byabazwe, byose byatunganye, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera, umwe mu murima we, undi mu bucuruzi bwe, maze abandi bafata abagaragu babagirira nabi, barabica. Umwami ararakara, yohereza ingabo ze zirimbura abo babisha, kandi zitwika umujyi wabo. Hanyuma abwira abagaragu be ati, iby'ubukwe byateguwe, ariko abatumiwe ntibari babikwiye. Nimugende rero mu mayira abiri, mutumire mu bukwe abantu bose muhura. Abo bagaragu bakwira amayira, bakoranya aho babonye bose, ari ababi ari n'abeza, maze inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa. Nuko umwami arinjira ngo arebe abari ku meza, maze ahabona umuntu utambaye iby'ubukwe. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, waje ute hano udafite umwambaro w'ubukwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati, nimumubohe amaguru n'amaboko, mumujugunye hanze mu mwijima, aho azaririra kandi agahekenya amenyo. Koko rero hahamagarwa benshi, hagatorwa bake. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa ku nshuro ya 98, Papa yatwandikiye kohereza ubutumwa bufite ingingo remezo igira iti, nimugende mutumire bose mu bukwe. Amagambo dusanga muri Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 22
umurongo wa 9. Bavandimwe, mu guhimbaza umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa uyu mwaka, nahisemo insanganyamatsiko y'umugani w'ubukwe dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 22 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 14. Nyuma y'uko bakajya iyo gihera kure y'ibihugu byabo, bakajyana inkuru nziza aho itaragera cyangwa se itarashinga imizi. Inshuti nkunda, ubwitange bwanyu ni ikimenyetso kigaragara cyo kwitangira ubutumwa mu mahanga Yezu yahaye abigishwa bagira ati, nimugende mwigisha amahanga yose. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19. Dukomeze rero gusenga kandi dushimira Imana ku mpamvu y'abantu benshi bagenda bakira umuhamagaro w'iyogezabutumwa mu guharanira ko ivanjiri ya Kristo igera kuri buri muntu aho aherereye hose ku isi. Kandi ntidukwiye kwibagirwa na gato ko buri mukristo ahamagariwe kugira uruhare kuri ubwo butumwa twese twahamagariwe, igihe ubuzima bwe buhamya ivanjiri ya Kristo aho ari hose. Bityo rero Kiliziya yose ntihweme kujyana na Nyagasani Yezu we mugenga wayo ku isi hose. Nibyo ikibabaje cyane ni uko Yezu uri muri twe abamwakiriye akomeza gukomanga ashaka gusohoka ngo agere no ku bandi, tugashaka kumwikubira. Akenshi biratubaye Kiliziya yifungiranye itareka ngo Nyagasani asohoke agere kuri bose, ahubwo ikamufata nk'umwihariko wayo, kandi nyamara yaraziye kugeza ubutumwa kuri bose, kandi akaba ari ryo yogezabutumwa aduhamagarira hamwe nabo. Mucyo twese rero ababati ibirori bihoraho iteka byo mu ijuru abahanuzi bavuze icyo zose buryo bw'umwihariko mu iyogezabutumwa no mu buzima buzaza. Kuri ibyo mbisubiyemo ko tudashobora kwegera ameza matagatifu tutinjiye mu rugendo rw'iyogezabutumwa rikomoka ku Mana ubwayo, ishaka kugera ku bantu bose. Ukwivugurura gushinze imizi mu isakramento y'Eucharistia za diyosezi nyinshi za abantu ku buryo bushimishije nyuma y'icyorezo cya Covid ni ishingiro mu gukangurira abantu kwitabira iyogezabutumwa uwemera wese. Birakwiye rwose ko mu gitambo cya misa twamamazanya ukwemera n'ishyaka aya magambo: turamamaza urupfu rwawe Nyagasani Yezu n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. Muri icyo cyerekezo, muri uyu mwaka wahariwe gusabira imyiteguro y'iyubile y'imyaka 2025 n'ugushyingwa kwacu, ndifuza guhamagarira buri wese kurushaho kwitabira igitambo cya misa yesho dusabira iyogezabutumwa rya Kiliziya, nk'uko yabibwirijwe n'Umukiza. Kiliziya ntihwema kwerekeza ku Mana muri buri gitambo cy'Eucharistia isengesho rya Dawe uri mu ijuru, isaba ngo ingoma yawe yogere hose.
ku isengesho rya buri munsi by'umwihariko igitambo cy'Ukarisitiya bitugera abagendana mizero bagana ubuzima buhoraho iteka mu birori by'ubukwe Imana yateguriye abana bayo. Muri iri jambo twumvise bose ijambo bose uvuga ko ntawe uheje. Iyogezabutumwa rigera kuri bose ry'abigishwa ba Kristo na Kiliziya igendera hamwe mu butumwa. Igitekerezo cya gatatu aricyo cya nyuma gisoza ubukana kane umunsi mukuru w'ihinduka rya Paulo Mutagatifu Papa Francisco. Bakristo bavandimwe, tumaze kumva inyigisho nziza y'uyu munsi, hagiye rero gukurikiraho itangwa ry'amasakaramentu, batisimu, abana 13 ndetse abana impinja 2 n'abakuru, hakaza nyuma yaho ugukomezwa. Abana abarakomezwa ni 58, noneho nyuma yaho abarahabwa Ukarisitiya ya mbere n'abana 135. Bavandimwe, tugiye guhimbaza aya masakramentu yibanze, sakramentu rya batisimo, ukomezwa n'Ukarisitiya ya mbere. Uyu ni umwanya ukomeye cyane, umunsi w'ibyishimo muri Kiliziya, kugira ngo isengesho turi Imana dusabira abayoboke bigere ku Mana. Ni mucyo tubanze twiyambaze abatagatifu kugira ngo batube hafi muri iki gikorwa gitagatifu. Nyagasani utubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire, Maria mutagatifu nyina w'Imana, Yohani Batista mutagatifu, Yosefu mutagatifu, Petero na Paulo batagatifu, abahowe Kristo b'i Buganda batagatifu, bazina baba bana batagatifu, bazina bacu batagatifu, babyeyi, inshuti namwe bene wacu mwese mwageze mu ijuru, batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana,
ubu rero hakurikiyeho guhamya ukwemera kwacu nk'abakristu. Ababatizwa barahamya ukwemera kwabo bagiye kubatirizwamo. Mwanzika mwemera Imana Data ushobora byose, muremyi w'ijuru n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akaba agahambwa akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho iteka. Nguko rero ukwemera kwacu, nguko ukwemera kwa Kiliziya yacu, aba bavandimwe bacu bagiye guherwamo aya masakaramentu.
mutagatifu nyagasani ukaba n'isoko utungane rwose none tari imbere yawe kwifatanya na kiliziya yose ku munsi w'intangiriro usakaze roho wawe kuri aya maturo Vice General wa diocese yacu nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi ya Kanaba, basaseredoti biyeguriye Imana, barayiki bavandimwe mwaturutse muri diocese yose ya Ruhengeri, bakristo bavandimwe ba paruwasi ya Kanaba, ndabaramukije mwese. Kristo Yezu akuzwe. Murabyibuka hari tariki ya 11 Gashyantare 2024 diocese yacu itangira ku mugaragaro muri paruwasi ya Murama gahunda yo guhimbaza yubile y'impurirane y'imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu n'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Nk'uko mwabimenyeshejwe, twagennye ko buri paruwase izagira umwihariko w'icyo duhimbaza mu buzima n'ubutumwa bw'umuryango w'Imana uri muri diocese ya Ruhengeri. Tukifuza ko icyo duhimbaza muri paruwase iyi n'iyi cyagira n'imbuto gisiga no mu zindi paruwase zisigaye. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa turahimbaza yubile y'amasakaramentu y'ibanze mu rwego rwa diocese yacu ya Ruhengeri. Tukaba twarahisemo paruwasi ya Kanaba yaragizwe mutagatifu Francisco Saveri, umurinzi n'umuvugizi w'abogezabutumwa. Ayo masakaramentu tuzirikana ni batisimu, gukomezwa n'Ukaristiya. Nkuko mubizi tuyita amasakaramentu y'ibanze kuko ageza uyahawe ku bukristo buhamye. Uyu rero akaba ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana akamaro n'agaciro kayo mu buzima bw'ubuyoboke
w'Imana ku giti cye n'ubwa Kiliziya muri rusange. Twahisemo rero Kanaba, duhitamo kubiha iri sura ibereye iyubire. Nkaba ngira ngo bakristo wa paruwasi ya Kanaba mbashimire ko mwakiriye neza iyi gahunda, mukaba mwayihimbaje ku buryo bukwiye. Basaseredoti biyeguriye Imana bareyiki bavandimwe, paruwasi ya Rwaza ikimara kuvuka nk'uko mubizi niyo ya mbere yashinzwe muri diyoseze yacu, hari tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 1903. Isakaramentu rya batisimu ryatangiye gutegurwa no gutangwa. Batatu ba mbere barihawe nyuma y'amezi 4. Hari ku munsi wa Mutagatifu Yozefu tariki 19 z'ukwa 3 1904. Abo ni Paulo Bambanze, Yohani Rurihose na Yozefu Murengera. Twifuje ko uyu munsi twagira nishimo duha bamwe mu bo twashoboye kumenya bo mu miryango yaba babatijwe bwa mbere muri paruwasi ya Rwaza. Izo mfura muri batisimu zakurikiwe n'abandi benshi babatijwe, bahabwa Ukaristiya ya mbere kandi barakomezwa, bavamo abakateshiste n'abogezabutumwa b'ingirakamaro, ku buryo hari benshi bagiye bafasha abasaseredoti kujya gushinga za santrali na za paruwasi hirya no hino muri diyoseze yacu ya Ruhengeri no hanze yayo. Barimo benshi cyane beze imbuto nziza z'ubukristo, bamurikiwe n'ivanjiri, kandi n'ubu biracyakomeje. Turabishimira Imana. Bavandimwe, mu rwego rwo guha agaciro aya masakaramentu, ni byiza kuzirikana ibi ngiye kubabwira. Icya mbere, aya masakaramentu akwiye rwose kujya ategurwa neza, agatangwa neza, kandi akakirwa neza. Icya kabiri, ni ngombwa kugira ibikoresho byabugenewe n'ibindi byifashishwa bijyana n'itangwa rya buri sakaramentu kandi biryubahisha. Ni byiza rwose kujya twibuka umunsi ngarukamwaka twahaweho isakaramentu, tukawuzirikana dusenga kandi dushimira Imana iyo ngabire twahawe. Icya kane, nuko kubireba n'isakaramentu rya batisimu, twifuza ko ababyeyi bitegura kubatirisha bajya bahabwa inyigisho za ngombwa kandi bakitegura neza kuzarera, bakarera neza, barerera Imana, barera Kiliziya. Ababyeyi b'abatisimu bagomba kuba ababyeyi barera by'ukuri, abo biyemeje kubyara bagahibikanira ko roho z'abana babo zitagwingira. Ntibakwiye kuba abo kurangiza umuhango cyangwa se ngo batoranywe hitawe ku bindi bidafite aho bihuriye no kuba bafite indangagaciro z'ubukristo. Ababatizwa ari bakuru bajye bafashwa kwitegura neza, babatizwe bazi icyo bagiye kwiyemeza no kwakira mu buzima bwabo bwose.
ni ngombwa kumenya guhitamo izina rya batisimu. Ntabwo biteye ipfunwe na gato gufata izina ry'uwabaye umutagatifu kugira ngo abe umuvugizi n'urugero rw'imibereho inogeye Imana. Ikindi nuko bikwiye guhimbaza no kuzirikana kenshi ubuzima bw'abazina bacu batagatifu, tukabiyambaza ngo badufashe kurushaho gutunganira Imana. Icyo nasorezaho mu bijyanye n'isakramento rya batisimu nuko ifishi ya batisimu, ibitabo n'izindi nyandiko zijyana n'iryo sakramento bigomba gufatwa neza, bikabikwa aho umutekano wabyo wizewe. Ku birebana n'isakramento ry'Ukaristiya, abagiye kurihabwa bwa mbere bagomba gusobanukirwa neza agaciro k'iryo sakramento, bakabwirwa uburyo bwo guhabwa neza Ukaristiya mu cyubahiro gikwiye. Nyiringoma zose z'isi wemera kwicisha bugufi akaza iwacu, tukamuhabwa mu bimenyetso by'umugati na divayi, agomba kubahwa. Abakristo muri rusange bagomba gukomeza umuco mwiza wo guhabwa neza Yezu uko bikwiye, ugahazwa wabanje kwitegura neza ku mutima, ugahinguka imbere y'uguhaza utekanye nta bindi bikurangaje, ukitegura kuri roho no ku mubiri, ugahabwa isakramento rya penitensiya, kandi ukaza koko waba ukereye uje guhimbaza Ukaristiya ntagatifu koko, maze bikajyana no kwirinda imigenzo mibi yatesha agaciro Ukaristiya, imyifatire yagaragaza icyubahiro gikeya umuntu agomba kubaha Yezu uri mu isakramento ry'Ukaristiya. Ku birebana n'isakramento ryo gukomezwa, abarihabwa bagomba kumenya neza inshingano biyemeza muri Kiliziya igihe barihawe. Muri paruwasi zacu hagomba kubaho uburyo bwiza bwo gukomeza guherekeza abarihawe kugira ngo badasinzirana ingabire za Roho Mutagatifu, ahubwo babe urumuri n'umunyu w'isi aho bari mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagira uruhare rufatika mu miryango remezo, mu matsinda y'abasenga n'izindi nzego za Kiliziya, mu mahuriro anyuranye n'andi matsinda y'Abakristo. Bavandimwe, uwahawe amasakramento y'ibanze aba yinjiye rwose mu muryango umwe w'abana b'Imana, aho afite uburenganzira busesuye, ariko akagira n'inshingano muri uwo muryango mugari ari wo Kiliziya. Tujye tubizirikana kandi tubiha agaciro. Ndashimira abasaserdoti, abiyeguriye Imana, bakateshise n'abandi bose bategurira neza abayoboke b'Imana guhabwa neza amasakramento y'ibanze. Ndashimira n'abayahabwa kandi bakayakira neza, akera imbuto nziza kandi nyinshi. Mu gusoza, ndabaragiza Bikira Mariya, umwamikazi wa Fatima akaba n'umwamikazi wa Rozari, adusabire kugira ngo dushobore gukomera ku masezerano yacu ya batisimu no kwamamaza hose inkuru nziza y'umukiro. Yubile nziza, Imana ibaho umugisha. maze akomeza imitima yanyu mu rukundo rwe.